munsi rero reka dukomeze twerekana ukuntu idini katolika ari idini rya Satani bidasubirwaho. Nabonye umuntu uvuga ngo ni ukwibasira idini, ariko reka nze nkwereke ukuntu atari ukwibasira idini. Nguha ibimenyetso simusiga na gihamya, ibimenyetso 20 byerekana ko idini katolika ari idini rya Satani. Ikintu cya mbere ugomba kwibaza, ese ubwoko bw'Imana bwazize iki kugira ngo busenywe? Ubwoko bw'Imana kugira ngo busenywe bwaze yuko bwagiye kwambaza izindi mana, ibigirwamana n'ibishushanyo, niko Imana yabateje amashyanga arabasenya. Niba rero ubwoko bw'Imana bwarasenyutse gutyo, ni ukuvuga ko Imana izira ibigirwamana, ibishushanyo byatumye ubwoko bwayo burimbuka. Ibyo turabyemeranywaho. Reka rero twinjire mu bimenyetso 20 nkwereke nashidikanya ko idini katolika ari idini rya Satani, nkuko nabyanditse hano. Ibimenyetso 20 bikwereka ko idini katolika ari idini rya Satani bidasubirwaho. Gihamya ya mbere, gusenga ibishushanyo. Mu idini katolika mu nsengero zose baramya bagasenga ibishushanyo, bakabyikubita imbere, kandi Imana iravuga ngo ntuzigere na rimwe uramya cyangwa usenga ibishushanyo cyangwa ubyikubita imbere ubyibarije, kuko ari ibintu nanga urunuka. Ibyo bintu katolika arabikora, yego cyangwa oya. Hitamo niba babikora cyangwa batabikora. Gihamya ya kabiri, kwimura isabato. Isabato ubundi iba kuwa gatandatu, ari wo munsi wa karindwi. Uwo munsi barawimuye. Idini katolika rero bikwibwirira ubwaryo ko uwo munsi bawimuye, bakawuvana kuwa gatandatu bakawushyira ku cyumweru, ari byo bigaragaza imbaraga zabo nkuko babyivugira. Ibyo nabyo ni gihamya yuko bakorera Satani. Ese umuntu basenga ku cyumweru ninde? Turaje tumurebe hasi. Niba ibyo atari ukuri, ngaho binyuze nabyo. Gihamya ya gatatu, kubatiza impinja. Muri Bibiliya nta hantu na hamwe havuga kubatiza impinja, babwira abantu ngo mubatize impinja. Tuvuye no kuri Bibiliya yewe, nukubera iki babatiza impinja? Nuko iyo umuntu abatijwe ari uruhinja, akura yumva ko yabatijwe, none akigira ntibindeba, ntasome ijambo ry'Imana, ntamenye ukuri, ko aba yibwira ngo yarabatijwe. Ubundi rero ibyo bintu ni bibi cyane, kuko bituma abantu bagenda mu irimbukiro, kuko bakura bavuga ngo barabatijwe kandi bateregeze babatizwa, bigatuma none abantu badashaka ijambo ry'Imana nyaryo ngo babatizwe, none bazi ko bakurikiye Kristo, ngo babatizwe bavuke bundi bushya. Urumva ko ibyo bintu ni nk'ubugome, ahubwo nabyita ubugome bukomeye, kuko bafatirana abantu bakiri impinja bakavuga ngo barababatije, kumba ahubwo umuntu akazirenda ava muri ubuzima atabatijwe. Urumva ko ibyo ni ubugome bukomeye cyane, kubatiza impinja bataretse abantu bakure bibatirizwe ubwabo. Gihamya ya kane, kwizihiza umunsi wa Noheli. Uriya munsi wa Noheli ku itariki 25 z'ukwa 12 baba bizihiza iki? Ko atari bwo Kristo yavutse. Ibyo twarabyerekanye, twerekana ko abashumba badashobora kugira intama mu bukonje, ko Kristo ahubwo yavutse hafi aho ngaho mu kwezi kwa 8 kurangira kwa 9. Noneho biriya bizihiza ku itariki ya 25 z'ukwa 12 niki? Babizihiza Tamuz, umuhungu wa Nimrod, ari we wajyanaga abantu mu irimbukiro, niwe babizihiza. Ibyo rero kwizihiza Noheli nabyo byerekana ko idini katolika riba ryizihiza imihango ya Satani. Gihamya ya gatanu, kwizihiza Pasika. Pasika nayo mu kwezi kwa 4 babizihiza iki? Easter. Easter niyo bahinduyemo Esther mu Cyongereza, noneho babyita Pasika, ariko noneho Pasika yari Passover y'ubwoko bw'Imana, bizihizaga bibuka Imana, ibitangaza Imana yakoreye. Urumva ko noneho barabyimwe babijyana mu bigirwamana byabo bya Easter. Niyo utarubizi nabyo bimenye. Iyo ni gihamya nayo ikwereka ko idini katolika riba rishyira imbere Satani aho gushyira Imana imbere, nk'uko tugiye kumeza tuyireba. Gatandatu, guhindura amategeko y'Imana. Urumva ubushize nerekanye ukuntu bavanyemo rya tegeko rivuga ngo ntugasenga ibishushanyo. Bararebye babona ko rya tegeko rigumamo ryo gusenga ibishushanyo, ribuza abantu gusenga ibishushanyo, ko ari gihamya nyine ibafatisha. Barivanyemo. Birebe uriya amategeko y'Imana ubu bahari, biri rya tegeko ribuza abantu gusenga ibishushanyo,
barivanyemo kuko Gatolika iravuga iti ahubwo twebwe turabahanga mu gusenga ibishushanyo nibyo bintu byacu. Ibyo bintu rero bikakwereka ko kuba barahinduye amategeko y'Imana nabyo ari ibintu bya Satani, kuko nta muntu ukunda Imana n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'imbaraga zose ujya guhindura amategeko y'Imana. Cya karindwi, baravuga ngo Kiliziya ngo iri hejuru y'ijambo ry'Imana, ngo Kiliziya iri hejuru ya Bibiliya, niko bavuga. Akaba ariyo mpamvu badatuma abantu bisomera Bibiliya ubwabo ngo tujye kubireba. Tuzi neza ko ijambo ry'Imana ibintu byose bizavaho, ariko ijambo ry'Imana rizahora iteko ryahozeho. Yohana 1:1, ijambo yahozeho, ijambo kandi yari Imana, yahoranye n'Imana, ijambo yari Imana, azahora iteka ryose. Kuvuga rero ngo Kiliziya iri hejuru y'ijambo ry'Imana, urumva ko ibyo bintu nawe nibwo umutekereza, yibazeho umbwire niba koko badakorera Satani. Kuba Papa yita ngo Data Father, kandi tuzi ko Data ari umwe wo mu ijuru. Imana iratubwira ngo nta wundi muntu n'umwe ushobora kwita Data wo mu ijuru cyangwa Father. Ibyo bintu nabyo bikwereka ko ari ukugira ngo bayobye abantu, noneho mukurikire uwo mupapa w'umuntu, kandi tuzi ko Data wa twese wo mu ijuru ari umwe, ari Imana isumba byose yo mu ijuru. Urumva rero kuba Papa yita ngo ni Data Father, urumva ko ibyo bintu nabyo bihabanye n'ijambo ry'Imana, ari ibya Satani. Kudasoma Bibiliya, ingingo ya 9 ikwereka ko Kiliziya Gatolika ari Satani, kudasoma Bibiliya. Ubundi umuntu ukunda Imana, ushaka ko abantu b'Imana bose bakizwa, ashishikariza abantu gusoma Bibiliya. Umuntu utazakubwira ngo usome Bibiliya ubwawe uyimenye, umenye ijambo ry'Imana, rya jambo ry'Imana riri mu kuri kuzakubatura, uzamenye ko uwo muntu akorera Satani. Gatolika turabizi neza ko abantu bakuriramo bakarinda bagira imyaka 30, 40, 50, 70, 80 batarigeze basoma Bibiliya n'iri na rimwe. Wambwira ute ko ushaka gukora ugushaka kw'Imana ntushishikariza abantu gusoma ugushaka kw'Imana kuri mu ijambo ry'Imana? Ibyo bintu ntibishoboka. Urumva ko bikwereka ko Kiliziya Gatolika ikorera Satani. Icya 10 kikwereka ko Kiliziya Gatolika ikorera Satani, kuba Papa asenga Kristo w'umwirabura. Sinzi ko ibintu wari ubizi, ushakishe hose abapapa bose baramya bagasenga Kristo w'umwirabura. Uzabirebe Vatikani basenga Kristo na Bikira Mariya babirabura. Kuki basenga babirabura? Noneho barangiza bagaha rubanda rwa Giseseka, rubanda rusigaye rwose gusenga iby'Imana by'ishusho y'abazungu. Ibyo nabyo byibazeho, ni mutari ubizi ubimenye. Ibintu nanjye nabibonye ndatangara, ndavuga nti nubwo nakira agakiza, ariko se kubera iki aba bantu noneho basenga Kristo na Bikira Mariya babirabura, ariko noneho rubanda rundi rusigaye rugasenga Kristo na Bikira Mariya b'abazungu? Ibyo byagenze gute? Turaje tubyinjiremo nkwereke ko Kiliziya Gatolika ari idini rya Satani. Nimba kugeza ku ngingo ya 10 utarabyumva, reka nze nguhe izindi ngingo 10 zisigaye, noneho nizere ko nyuma y'iyi video urashye ubwenge bugiye ukabona ibijya mbere. Ingingo ya 11, gute wakwica Kristo warangiza ukavuga ngo ukunda Kristo? Tuzi neza ko Abaroma nibo bishe Kristo, ariko bakoresha akagambane kugira ngo bigaragare ko ubwoko bw'Abaheburayo ari bo bamwiciye. Urumva baciye inyuma nyine, kuko batinye Kristo. Inyigisho yaratangiye gutanga zivana abantu mu buyobe zibazana mu kuri, baramugambane bakoresha akagambane gakomeye, kuko umwami w'abami wari ho mu Baroma icyo gihe yaravuze ngo uwo muntu niba nta kintu twari ubutegetsi bwanjye mu mwihore. Barabanje baramwihora mu minsi ya mbere, kuko abantu baravuze bati hari umuntu uri kwigisha witwa Kristo, ari kwigisha inkuru abantu bose bari kumukurikira. None umwami w'abami wari uriho aravuga uwo muntu se hari ikintu twari ubutegetsi bwanjye? Ku ntangiriro baravuga ngo no, ngo mu mwihorere. Arakomeza arigisha, ariko uko Kristo agenda yigisha, inyigisho zigenda zifata abantu mu Baroma zihindura abantu, nibwo babonye ko Kristo ari ikibazo, bashaka ukuntu bamwica. Ariko noneho babona batamwica direct, bakoresha akagambane bamuteza abantu be b'Abaheburayo. Noneho ako kagambane karafata umugambi wo kwica Kristo, barawunoza gutyo. Ni ukuvuga ngo Abaroma bagizemo uruhare kugira ngo bice Kristo. Nta kuntu wambwira ngo urica umuntu
woherejwe n'Imana ari Imana mu mubiri noneho ngo umwice yakundishaga abantu gukurikira Imana no gukunda ijambo ry'Imana ngo urangize umubwire ngo arasubira inyuma ngo wigishe ijambo ry'Imana no gukunda Imana. Ibyo bintu urumva ko bihabanye bidashoboka. Ni ukuvuga ngo bicishije Kristo bashaka ko inyigisho ze zigenda nka nyombere ntizongeye kugaragara. Ntabwo wasubira inyuma rero ngo uvuge ngo abo bantu bazakora ibintu bikunda Imana Kristo ngo ubyemere. Ibyo bintu urumva ko bidashoboka. Ingingo ya 12 mu 1455 umupapa Nikora wa gatanu wari ku butegetsi icyo gihe niwe watanze itegeko bitango rya papa ryo gukora ubucakara ku bwoko bw'Imana bwari bwaratataniye muri Afrika aribo birabura bahunze muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo bavuye Yerusalemu baza muri Afrika. Noneho mu 1455 papa Nikora wa gatanu wari uriho niwe watanze itegeko ryo gutangiza ubucakara. Ntabwo wambwira ngo rero urakora ubucakara ubwoko bw'Imana bwaguhunze noneho ngo umbwire ngo abo bantu barakora gushaka kw'Imana ahubwo urumva ko bashaka gusenya ubwoko bw'Imana. Ari byo bigaragara ko idini katolika ari idini rya Satani. Dukomeze ingingo ya 13 ari byo benshi mu mazi iminsi mwiboneye ubwanyu guha umugisha ubutinganyi muri Bibiliya ijambo ry'Imana nicyo kintu Imana yajijije Sodoma na Gomora. Ibyo bintu turabizi. Ejo bundi papa wanyu yaraje hanze avuga ko ibyo bintu nta kibazo bitwaye ahubwo abiha umugisha ko bikwiye guhabwa umugisha bigahabwa intebe. Ngaho mbwira nkawe koko umbwira ngo no gusagararira no kubonera idini umuntu wita umupapa ni gute afata ibintu azi ko ari ikizira kiziririza ku Mana yarangiza akavuga ngo abihaye umugisha ukambwira ngo turi kwibasira idini. Ubutinganyi ni ikintu Imana yanga urunuka. Nzi neza ko ibi atari ibanga buri muntu wese abizi. Niba koko wumva idini ryanyu ridakora Satani sinzi undi muntu rikorera ingingo nyine y'ubutinganyi yari kubise hasi ahubwo nuko avuga uti reka nshakishe ukumva n'amakarenge kanjye nshaka gakiza. Ingingo ya 14 papa aravuga ngo amadini yose asenga Imana imwe. No, ibyo bintu ntago ari byo. Niyo mpamvu ndakubwira ngo Abarabu bafite Imana zabo, Abashinwa bafite Imana zabo, Ababuda bafite Imana zabo, Abazungu bafite Imana zabo, ariko abirabura twebwe dufite ibishushanyo by'Imana zabo. Ntabwo wambwira ngo abantu basenga Imana imwe kandi noneho bo bemerera muri za Buda, bemerera muri ba Muhammad, abantu bose batemera Kristo, batemera ibyo byose, noneho uvuge ngo wowe papa mu Katolika uri kuvuga ngo abantu bose bari mu Mana imwe. No, ntibishoboka. Imana imwe ni Imana ya Abraham, Isa na Yakobo, ni Imana ya Israheli, Imana nyamana, Imana iriho atari iyo Mana y'ibigirwamana bya Buda na bya Muhammad. Ibyo Imana byose byabo ntabwo bihuye n'Imana imwe. Urumva ko niba papa wanyu babwira ngo ibyo bintu ni Imana imwe, urumva ko ibyo bintu ari kugira ngo bafate wa mugambi wa Satani bawushyire mu bantu. Ingingo ya 15 gukora idini rimwe papa wanyu abikomeyeho. Aha nkaba navuga ngo amateka yisubiramo. Wibuke muri video yeje nakubwira ukuntu Constantine n'abantu be aribo bazamutse bagakora iryo dini Gatolika uko barizamura. None uyu munsi bakabona ibintu byari bihari biri gusaza, abantu bari kugenda bakanguka kuko Kristo we ubwo yaratubwiye ngo nitumenye ukuri kuzatubatura. Igihe cy'ukuri rero turi kwinjiramo kiri kugenda gikangura abantu benshi ku buryo abantu bari gukanguka ku maso bakabona ko idini Gatolika n'andi madini yose ahari yose ari amadini ya Satani. No, bakaba barize umutwe wo kongera gushaka gukora idini rimwe rivuguruye noneho kugira ngo babone ukuntu bongera kwibasira abantu. Ibi bintu nabyo ni Satani ubiri inyuma kandi ubikuriye ni idini Gatolika. Urumva ko niba uri representinga Satani kuri nosi ukabashaka gukora gushaka Satani, ni ukuvuga ngo nawe uri umwambari wa Satani. Idini Gatolika ni idini rya Satani. Ingingo ya 16 guhindura ibihe. Wibuke mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli baratubwiye ngo uwo muntu uzarukuriye idini y'icyaduka bizajyana abantu mu irimbukiro azashaka guhindura ibihe. Ariko bahinduye kalendari kugira ngo bahuze bavanemo amasabato no bayasimbuze icyumweru. Bahinduye kalendari. Urebye nibyo twibazaga igihe kirekire, ni gute tubara iminsi tukava kuwa mbere kugeza ku gatandatu tukongera tugasubira inyuma twajya gushaka icyumweru ku itangiriro hariya. Ni ukuvuga ngo byagombye gutangira kuva kuwa mbere bikageza ku cyumweru, iminsi 7 ikajya umujyi umwe
ntago ariko bimeze, kubera ko bahinduye ibihe. Nta wundi muntu uhindura gahunda y'Imana usibye Satani. Ibyo byahinduwe nande? N'abagatolika. Nabyo bitwereka ko idini katolika ari idini rya Satani. Reka turebe ingingo ya 17, guhindura ijambo ry'Imana nuko Kristo yasaga. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe rimwe kuva ku 13, 12, 13, 15 batubwira uko Kristo yasaga. Kristo yasaga yari umwirabura. Ibyo bintu byose barabihinduye, bafata iriya shusho y'umuzungu barayizana barayigwa ngo isenge. Kandi mu Byahishuwe rimwe kuva ku 14 kugera ku 15 bakubwira neza uko Kristo yasaga. Aribwo bahinduye ijambo, bavanamo ibitabo, bagenda bahindura amaverse yose bayavanamo, barayagabanya, bahindura ibitabo byose babivanamo. Ibyo bintu byose byo guhindura ijambo no guhindura uko Kristo yasaga, bakamuhindura uko yasaga, byose birakwereka ko bagiraga ngo abantu batamenye ukuri, noneho Satani aba ari uganza anyuze mu idini katolika. Urumva ko ibi bintu byose ntabwo wabirengaho ngo ubwire ngo idini katolika ngo si idini rya Satani ngo bikwemere, kuko ngewe n'ibintu niyerekewe, ndabireba, ndabimenya. Kuba naragira ubuntu kugira ngo bimenye, niyo mpamvu nanjye mbiha abantu bashaka kumva kugira ngo bave mu buyobe, hato idini katolika ritazabajyana he mwirimbukiro. Reka turebe rero ingingo ya 18 twereka ko idini katolika ari idini rya Satani. Idini ni imigenzo yavuye Babuloni nk'uko Papa abyemera. Papa wanyu yemera ko idini katolika ryakuriye mu migenzo yagihererekanywa bivuye Babuloni. Babuloni tuzi ko basengaga ibigirwamana, nicyo kintu cyari ikintu cyabo. Kuba rero idini katolika rishamikiye ku migenzo yakuriye za Babuloni, ivuye kuri ba Nimrod ikazamuka ikagenda ikagera kuri ba Constantine, urumva ko ibintu n'igihamya. Nyirubwite Papa avuga ko idini katolika ryagiye rikurira mu migenzo yagihererekanywa kuva ku bisekuru n'ibisekuruza. Urumva ko bikubita kuri ya ngingo y'Imana, ko Imana itubwira idini ari imigenzo yagiye ihererekanywa kuva mu bisekuru n'ibisekuruza. Urumva ko ba nyirubwite barabikwibwirira. Sinzi reba utumva ibyo nkubwira ngo uca akenge uve ibuzimu uzi umuntu. Ingingo ya 19 ibanziriza ya nyuma itwereka ko idini katolika ari idini rya Satani. Gusenga ku cyumweru, kukibasenga ku cyumweru mu Cyongereza babyita sun worship, no kuvuga kuramya izuba. Biriya bintu byo kuza ku cyumweru kubera izo mana n'ibigirwamana bari bafite kera, basenga ku cyumweru. Niyo mpamvu babyise Sunday sun worship, kubera ko basenga izuba. Imana iratubwira ngo izuba n'ukwezi ntimuzabiramye, ntimuzabisenge, birimo hano mu ijambo ry'Imana. Imana ubwayo itwibwira ko biriya ahubwo ari ibimenyetso gusa byerekana ugukomera kw'Imana, uko Imana imeze. Ntuzabisenge, Imana yakubwira ngo ntuzabisenge, ntuzabiramye. Ibyo rero ko babiramya ku cyumweru ni igihamya ikwereka ko bahinduye isabato, bayihinduza icyumweru, bafata rya jambo ry'Imana abantu bemeraga, basenga Imana kwa gatandatu ari umunsi w'isabato, barawuhindura, bahindura amategeko y'Imana, bahindura n'Imana, bimura ibintu byose. Umva ko ibyo bintu bakoze byose bagiraga ngo bajyana abantu kwa Satani. Ngira noneho ngo urasobanukiwe. Turebe ingingo ya 20 ari nayo ya nyuma ikwereka ko idini katolika ari idini rya Satani. Noneho ntumara amatsiko, niba koko ibintu byose bitakwemeje ko idini katolika ari idini rya Satani, sinzi undi muntu uzakubwira ngo wumve. Ingingo ya 20, Antikristo ni katolika izamuteza abantu. So Antikristo bari kuvuga ugiye kuza azazamukira mu idini katolika, kubera ko idini katolika ryatumye abantu birara, bumva ko bari mu gakiza, kumbi batanakijwe, batazi ijambo ry'Imana. Akaba ariyo mpamvu abantu bavuga ngo Satani akunda idini katolika, kubera ko ryaryamishije abantu bose, ribereka ko ibintu byose ari munange, ariko barirara. Wibuke mu gitabo cya Daniel ejo bundi nagusomeye nkubwira ko abantu benshi bazarimbuka kubera kwirara batejwe n'idini katolika. Akaba ariyo mpamvu noneho Antikristo azatazamukiraho ayo madini yose bashaka gushyiramo ngo bakore idini rimwe, byose biyobowe n'idini katolika, kugira ngo bazahereza abantu kwa Antikristo, ariko bazongera gushaka guhindura ibintu byose. Noneho Antikristo aze abayobore ku mugaragaro, noneho abantu bazasobanukirwa uko bigenze. Ngayo nguko rero ibimenyetso 20 nguhaye bikwereka ko idini katolika ari idini rya Satani. Niba ubona koko atari byo, ngaho uvuga ngo oya, ndebe umbwire ingingo uko ubisobanura niba koko atari byo. Ngayo nguko rero nizere ko izi ngingo 20 zituma ukanguka ukavuza mukagira umuntu, kuko twe twagira umuntu kugira ngo tubone agakiza k'Imana, tubone ijambo ry'Imana, tugomba kurisakaza mu bantu bose,
kugira ngo bave ibuzimu bazi umuntu noneho hato batazajya mu irimbukiro natwe twabimenye ntitubabwire urumva ko natwe byatwandikwaho ntabwo dushaka ko amaraso yanyu twandikaho turashaka ko tubabwira ukuri uko kuri kuzabature kugira ngo kubaganishe mu nzira ifunganye inzira iganisha abantu ku Mana apana ya nzira yagutse iganisha abantu mu irimbukiro ariyo Katolika. Katolika rero ngayo nguko ibyo bimenyetso 20 nibyo byerekana ko Katolika ari idini rya Satani bidasubirwaho ahasigaye nahawe ibyacu turabikoze kugira ngo tukwereke ko Katolika ari idini rya Satani niba utumva nta kindi twakora ahasigaye twizera ko benshi bazumva bakava muri Katolika bakavanamo akarenge kawo inzira z'ikigendwa kuko mu minsi iri imbere bizaba bitagishobotse. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.